amafaranga. Icyo nicyo kintu kinini video nyinshi nakoze mu gihe cyashize zibandaga amafaranga, business, akazi. Noneho abantu benshi bagiye bazikritika cyangwa bazinenga ko bisa nkaho bavuga amafaranga, nshaka gusobanura ko wenda mfite menshi cyangwa umukire. Hari igihe nigeze gupostinga kuri Instagram video, birashoboka atari yo postinze, hari undi muntu w'inshuti yanjye, noneho bose bagiye baravuga ngo si umuntu ko ari kuvuga iby'amafaranga afitanga iki, agenda mu imodoka imeze gute, mu nzu imeze gute. Biri no mu bintu bimwe byatumye ndekeraho gukora video, ko numvaga ibintu mvuga abantu batabyumva. Ariko uko igihe cyashize nakora video, ntabwo bivuze ko ibyo navugaga atari ibyo, byari ibyo nyine kwigisha abantu gushaka amafaranga na business ni ibintu byiza. Ahubwo navumbuye ko nshobora kuba naravugaga ibintu mu buryo abantu batumva neza, bituma nibaza ngo wansubiza inyuma. Mfite nk'imyaka, mu myaka 15 uhereye ubu ngubu, akambwira ngo nirihe somo nakigisha umuntu njyewe w'icyo gihe ufite imyaka 16 17 niri. Icyo rero nicyo nshaka tuganiraho muri iyi video. Ni ikihe kintu kiruta amafaranga? Nirihe somo umuntu akwiye kugenderaho mu buzima? Ni ikihe gishoro kiruta ibindi byose umuntu wese ashobora kuba afite n'ubwo atabizi ashobora gutangiza agatera imbere? Icyo nicyo tugiye kuganiraho. Icyo gishoro rero ni abantu. Sinzi niba icyo watekereza ko ngiye kuvuga ni abantu. Mu gihe cyose maze nkora nshaka amafaranga, nshaka ubuzima, namenye ikintu kimwe: abantu muziranye n'ahantu ibyo kugeza ku kintu cyari cyo cyose. Gusa bisa nkaho atari cyo akenshi abantu twitaho. Buri muntu wese arabyuka agatekereza ikintu akeneye uwo munsi, ukajya kugishakisha. Ariko waba uri gucuruza, kuvugisha abantu, kubaganiriza n'ibyo biguteza imbere, waba uri umushomeri, nubwo utabizi uko wakwandika CV yawe uko ariko kose, abantu nibo bazagufasha kugira ikintu ugeraho. Kuki rero mvuze icyo kintu? Nuko akenshi iyo umuntu ari mu bushomeri, iyo umuntu ashaka gutangira business, yihugiraho akajya mu mutwe we imbere, akibagirwa ko nasohoka akajya hanze akavugisha abantu ibintu biri bwemere. Ibintu buri gihe biremera icyo gishoro gikoresheje neza. Ntabwo iki kintu ukeneye amafaranga menshi. Ni gute rero wagikoresha neza? Nsigaye nirinda gutanga video zo kujya inama cyane kuko numva ibintu, ariko reka bivugeho gatoya. Niba aka kanya ufite, tuvuge urugero, niba uri umushomeri, tekereza neza, utekereze mu bantu muziranye. Umuntu wowe utekereza ko yagafasha, ugende umuganirize, umubwire ikintu ukeneye, narangiza kuyobora. Nibyo kuko niwe uziteza imbere, ariko uwo muntu hari ahantu azakuvana naho azakugeza. Niba ntawe muziranye, fata igihe, ufate telefone, ushake nimero z'abantu benshi. Aho honyine biragoye, ntago abantu mutaziranye bazagufasha gutera imbere byoroshye. Ushobora guhamagara abantu 50, umwe akaba ari wo kwita. Gerageza bahamagare. Niba rero unasanzwe uri muri business, niba ufite amafaranga, niba umuntu wumva barateye imbere, wongere utekereze neza. Abantu ni igishoro gikomeye. Utekereze uko ufata abantu bari munsi yawe, utekereze uko ufata abantu ukoresha, uko abo ngabo nyine nibo baguteza imbere cyane kuruta uko ubitekereza. Si amafaranga, abantu. Iyi video nashakaga kugaruka kuri icyo kintu. Abantu nicyo gishoro kinini kibaho. Uko ubana n'abantu, inshuti ufite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibikuyeho ko nkuko nabyemeraga n'ubundi muri video zose zabanje wabonye kuri iyi channel, ukwiriye gushaka amafaranga, ukwiye gukora business, ariko abantu ni igishoro